Yes, nubundi reka nizere komeze neza ukurikiranye ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nizere komeze neza cyane. Amazina nge nitwa Emi Inyawe. Nk'ibisanzwe ndi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyangwa se ahari gukurikirana urubanza rw'uzwi nka Ishimwe Diodoni ariwe PRINCEKID uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2022. Imbere yuko ari byo mbaza Claude reka mbanze mbasobanurire muri bimwe byagendeweho urubanza kugira ngo rushyirwe mu muhezo. Urubanza rwatangiye nk'ibisanzwe ku isa ya saa 4 nkaho bari babishyize rwatangiye rubaza ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rubera mu muhezo kuko byari imbogamizi ku burere mboneza bupfura bamwe ku bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ndetse bavugwa muri ino kensi. Nk'ibisanzwe byari muri salle cyangwa se ahantu abantu bose bari hari hinjemo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse abazwi bategura ibitaramo mu bagira akazi kenshi bakora hano mu irushanwa rya Miss Rwanda ariko nanone biza kurangira urubanza rushyizwe mu muhezo. PRINCEKID bamubajije uko abyumva yavuze ko yifuza ko urubanza rubera mu ruhame kuko ubushinjacyaha bwahaye buri muntu wese uvugwa muri iyi case ko bamuhaye code, agaragaza ko nimba baramuhaye code nta mpamvu byatuma uru rubanza rubera mu muhezo. Avuga yuko ahubwo ari we ku giti cye wakagombye kuba ajurira cyangwa se kuba burana kuba urubanza rutabera mu muhezo. Akomeza kwifuza ko nubundi urubanza rubera mu ruhame. PRINCEKID kandi yasabye ko ibyo byose bamushinja byashyizwe ku karubanda abanyarwanda bakabibona ndetse n'amajwi n'amashusho hari na byinshi byagiye bijya hanze. Hari abakobwa bagiye bavugwamo kuko ngiye nubundi abenshi barazwe, harimo uwitwa Akariza Hope, harimo uwitwa Nshuti Divine Muheto nawe yagarutse muri ino kensi ariko muri aba bakobwa babahaye code kugira ngo nibagera mu kuburana wenda batazavugwa. PRINCEKID avuga yuko nimba barabahaye code byabajije ubushinjacyaha atse nimba aba bakobwa mwarabahaye code kubera iki mwabahaye code kandi mwaravuze ko ari buvugirwe code ari code ahatari buvugwe code nta code iri buvugwe. Ndi kumwe rero na Pastor Claude numwe mu bitabiriye uru rubanza rwa PRINCEKID kandi wahamije yuko wamusuye inshuro nyinshi. Abanyarwanda barabyumva barabyemera, nawe uyu munsi nubundi twa turi kumwe muri uru rubanza rwa PRINCEKID rushyizwe mu muhezo. Perezida w'urukiko yemeje ko urubanza rugomba kubera mu muhezo bitewe nuko aba bakobwa ngo bakiri bato, bamwe bazaba abagore abandi ngo bafite inshingano nyinshi bashobora kuzakora mu gihugu cyacu. Claude ngwaye ikaze kuri kamera za 3D TV ndetse n'andi mateleviziyo ari hano muri rusange. Urugendo TV umeze neza? Murakoze. Televiziyo zabanza zikivuga kugira ngo menye ngo nizihe. Urugendo TV, 3D TV, Palest TV, Dream TV, hari yindi BFM n'inyarwanda. Murakoze cyane mu by'ukuri kini gihugu cy'u Rwanda gifite amategeko n'ibika biyagize. Twese dutunguwe n'ibyo tutari twiteze. Nkuko mubibona icyumba cy'urukiko cyari cyuzuye, abantu bahagaze abandi bahagaze hanze, intebe zari zuzuye abandi bahagaze mu cyumba abandi bahagaze hanze, ariko twese dutunguwe n'icyo tutari twiteze. Rero urumva iteka umuntu agira ibyagambirira ariko itegeko nkuko mubizi risumba amabuye kuremera. Ubushinjacyaha buragira buti turifuza ko urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo bitewe n'impamvu runaka izi nizi kubera ko ni abakobwa ejo bazaba abagore, ni ba nyampinga bakeneye kugirirwa ibanga ariko buriya nta foto ubundi nta cyabaye. Abantu baravuze ngo nta foto nta cyabaye. PRINCEKID nawe akavuga ati nshingiye ko ibintu byamaze kujya ku karubanda n'ubundi byakabaye iperereza mwabyishyiriye ku karubanda, ubushinjacyaha bwabikize ku karubanda, iperereza ryabijyanye ku karubanda, nigiye wakabaye ndengera mburanira uburenganzira bwanjye busugire bwanjye, icyari ubusugire bwanjye bwateshejwe agaciro, none kubw'iyo mpamvu ugenda asaba ko bijya ku karubanda
abantu bose bicaye muri iki cyumba cy'iburanisha ntacyo batazi muhagurukije umuntu umwe kundi yababwira operation y'agatunda yababwira buri kamwe kose igitumye duhagaze aha ngaha. Metere we rero nawe wa Princekiid cyane kuwa kabiri we yaragitegerejwe urukiko rwafashe umwanzuro ko saa 4 nizigera Princekiid yari yanze kuburana metere wa kabiri ataraza urukiko rutanga isaha ya saa 4 zigeze perezida w'urukiko umucamanza agaragaza ko isaha igeze metere wa kabiri ataraza Princekiid aravuga ati twakomeza urubanza aho azira kabisangira aho bigereye. Ariko rero metere uhari w'umudamu yavuze ati wa Princekiid yavuze ati nshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu gika iki niki aho kivuga yuko umushinga amategeko yavuze yuko uburenganzira bw'umuntu ari ntavogerwa kindi kandi akavuga yuko ubwisanzure umuntu afite ubwisanzure kubimukorerwa. Turifuza yuko Princekiid yagira ubwisanzure muri riburanisha cyane ko ibyabaye bitabaye mu muhezo ahubwo ari ibyabereye ku Karubanda kandi Rwanda rwose rubizi. Princekiid nawe aravuga ati ibyabaye byose akazi nakoraga ka Miss Rwanda nakurikirwaga n'abantu miliyoni 40 zisaga 46 ati muri miliyoni 46 rero zisaga zakurikiranaga Miss Rwanda memu nabo bakobwa bakurikiranwaga n'izo miliyoni zirenga 40 ntabwo nkwiye kuburanira mu muhezo cyane ko ibyakorerwaga byabiraga ku Karubanda niba haravuzwemo ikintu ngo nanywesheje abantu ibiyobyabwenge abakobwa ibiyobyabwenge kandi ibyo biyobyabwenge giye ubwanye nkaba ntabinywa kuko bigaragazwa n'ibipimo by'isuzuma rya muganga yemeje yuko nta biyobyabwenge byigeze bigera mu buzima bwanjye. Umucamanza aravuga toya wikinjiramo imbere toya reka mbivuge kugira ngo bijye ku Karubanda n'ubundi rega byagiye ku Karubanda. So rero ariko abanyamakuru mushira cyabuvuze ko muvuga ibyo mushatse bitari ukuri nta kuvuga ibyo dushatse gute tuvuga ibyo bavuze none se koro ubu ni tugenda kuvuga yuko urubanza barushize mu muhezo nimvuga ko abakobwa bashyize video hanze cyangwa uyu cyangwa King cyangwa nandi wari wese navuga ko video nkagarura za video zavuze ko Princekiid yavugaga ati mbura abavandimwe banje ibyo cyose nibyo twabonye happiness so twebwe abanyamakuru ngo Princekiid ni nabyo yavuze ati nubundi ibyari ibanga byagiye ku Karubanda sibyo buriya yavugaga kuri wowe wumva ari yihe mpamvu iri gutumura urubanza rwa Princekiid n'ubundi akomeza gusisira akomeza gusaba ko rwabera mu ruhame bakamwima ko rwabera mu ruhame ngo utiha ntiyigaburira ibyo Princekiid yifuzaga ubushinja cyasi byo bushaka ako kantu uvuze ngo utiha ntiyigaburira niyo twasoza tukigabirira urabyumva neza itegeko risumba amabuye kuremera buriya umuntu ukomeye hariya muri rukiko ni perezida w'urukiko. Princekiid ikibazo nakubaza Princekiid yaba agiye guhabwa ubutabera koko? Reka twizere Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyabereye mu rwihisho bizajya ku Karubanda baburanira mu rwihisho ariko bagasomera ku Karubanda. Reka rero twitege turebe ibigiye kuva mu mwiherero ku Karubanda n'ibisomwa tuzumva icyavuyemo hanyuma icyo gihe twibwire yuko ubutabera uburyo mbonye umucamanza uyu musaza w'umucamanza mubonye ari umuntu ushobora kuba yashishoza kandi buriya itegeko no gushishoza iby'itegeko rivuga byose hari icyo bita imbabazi cyane ko Princekiid urabona ko ari tayari kuburana kandi ari tayari gushyira ukuri kose ubwino arashaka kubumena. Urakoze cyane ngenda ndashaka kukubaza ko Firidausi nawe yari umukobwa kandi ari umunyarwandakazi wenda nubwo nawe yabyaye noneho we akaba ari n'umwana yari n'umwana kuruta aba bakobwa wenda bitabira irushanwa rya Miss Rwanda kubera iki bye byaba byaragiye mu ruhame kubera iki ibya Princekiid ibyo byaba bishyizwe mu ruhame kandi bose ari abana b'abanyarwanda nako mu muhezo abarundi bajye bavuga ngo nta rwana n'ikinono iyo bavuze ngo nta rwana n'ikinono Firidausi imyaka ye y'ubukure yari itaruzura kandi yagiye ku Karubanda abandi rero bo nta ujya muri Miss Rwanda adafite 18 ari munsi ya 18 nta ushobora kukandagiramo rero urumva kandi bamwe bavuga ngo baryamanye nawe ubundi umuntu wese waryamanye n'umugabo aba yabaye umugore koro dusoza Imana igubuye niba bararyamanye koko niba hari uwaryamanye na Princekiid koko yamaze kuba umugore erega kuba umugore ntabwo ari ukujya mu murenge ngo wandike ngo uri umugore wa kanaka ikigira umugore ku mugabo
ni ukuryamana ni mu gitanda. Wataye ubusugi bwose aba ari umugore. Wowe wataye ubusugi bwose aba ari umugore. Niba rero mu gihe byagaragara yuko Princekiid hari yatesheje ubusugi, ubwo icyo gihe azaba yaramugize. Wowe surisha wako hari uwo yabutesheje? Ntabyo nzi. Kuko aho tubihera naho Princekiid avuze ati ni gute nanywesha umuntu ibiyobyabwenge iwanjye ntabinywa, kandi ibyemezo bya muganga byagaragajwe na muganga bigaragaza ko nta biyobyabwenge byigeze bigaragara mu buzima bwanjye. Urakoze cyane. Yego rwose benshi banazwi baratashe Princekiid turi mu bantu bagiye banamusura musuye 4 niyo mpamvu ntiwasura umuntu mageragere ngo narirwe kumusanga ku rukiko aburana agiye kuburanira mu muhezo rero ubu muntu bw'umuntu ni ukugaragara uwuriwe. Uretse rero kuko bari mu muhezo aho tutari kumenya uko biri kugenda, wowe niki umwuka mutagatifu uri kukwereka? Umwuka mutagatifu icyo unyereka, uranyereka ko uyu musaza w'umucamanza w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umwuka wera ari mumanukire muri riburanisha akabaza akantu ku kandi adashingiye ku byifuzo by'ubushinjacyaha, atanashingiye atarebye Princekiid n'abavoka be, atarebye ubushinjacyaha, waranariza itegeko icyo rivuga, kandi buri umwe wese nshingiye ku cy'Imana ivugana nanjye Princekiid Imana izamugobotora, Imana izamugobotora muri gereza y'amageragere. One day azava muri mageragere. Murakoze cyane.